Yesu ashimwe cyane bene data nongeye kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza, akaba ari umunsi wo gupfunyika impano, umunsi mbese wo kugenera abantu mukunda ibintu byiza. Imana ibahe umugisha mwese ababikora babikunze, turacyakomeza kwifuriza iminsi mikuru myiza yo gusoza umwaka, ariko cyane cyane dusenga, twebwe amasengesho turayakomeje. Uyu ni umunsi wa 28 wo kuba imbere y'Uwiteka dusenga twinginga Imana, cyane cyane ko iki cyumweru noneho ari cyo gushimira Imana ku bintu byinshi Imana yakoze, Imana yagiye idukorera. Namwe reka mbashimire abakomeje kudukurikira, abakunda gukurikira ijambo ry'Imana mukarikunda. Ni ukuri uko muri kose, mwaba bake cyangwa benshi, muri beza. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, kuko uko mukunda ijambo ry'Imana, uko mukunda kurikurikira, niko ribahindura, niko ribarimamo abandi bantu, niko ribagira abandi bantu bashyashya, niko ribagira abantu beza kuruta mbere. Ijambo ry'Imana rireza, niryo ryeza, ntabwo ibigerageza ari byo byeza, ahubwo ijambo ry'Imana niryo ritweza. Imana yacu tugire neza cyane. Turacyari rero nanone muri ya minsi mikuru ya Noheli, twabonye byinshi cyane ku bijyanye n'umwami Yesu, kuvuka kwe, ndetse n'ibyakurikiyeho gato. Ariko se ubuto bwe bwari bwifashe gute? Reka turebe ijambo ry'Imana muri Luka mu bice bibiri, umurongo wa 41, turasoreza ku murongo wa 52. Aranditse ngo, uko umwaka utashye ababyeyi be bajyaga i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Nuko amaze imyaka 12 avutse, barazamuka nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Bamaze iyo minsi basubirayo, uwo mwana Yesu asigara i Yerusalemu, ababyeyi be batabizi. Icyakora bibwiraga yuko ari mu itara ry'abantu bajyanye nabo, nuko bagenda urugendo rw'umunsi umwe, maze bamushakira muri bene wabo no mu nshuti zabo, bamubuze basubira i Yerusalemu bamushaka. Hashize iminsi 3, babona mu rusengero yicaye hagati y'abigisha, abateze amatwi kandi ababaza. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwe n'ibyo abasubiza. Bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati, mwana wanjye, ni iki cyatumye utugenza utya? Dore jye na so twagushatse dufite umutima uhagaze. Arabasubiza ati, mwanshakiraga iki? Ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa data? Ntibasobanukirwa n'iryo jambo ababwiye. Amanukana nabo ajya i Nazareti, agahora abumvira. Ibyo byose nyina abibika mu mutima we. Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Imana yacu tugirire neza cyane. Ku murongo wa 40 twari twasomye ngo, nuko uwo mwana arakura, agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Hano turavuze ngo aramanuka, ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Imana yacu itugire neza cyane, ngo agahora abumvira. Amanukana nabo ajya i Nazareti, agahora abumvira, kandi ibyo byose nyina akabibika he? Mu mutima. Imana yacu itugire neza cyane. Noneho Yesu yaravutse, twarabibonye. Yarahunze, twarabiganiriye ko dukwiye guhunga. Yarahungutse, ko iyo icyagomba guhitana iyo kivuyeho urahunguka. Imana yemera guhunga, yemera no guhunguka, ijya yemera ko bitugeraho. Imana yacu tugirire neza cyane. Nongeye kubasuhuza abantu bahunze bakanahunguka. Uwiteka ahimbazwe, Imana ijya ibyemera, kandi turi mu gihe cyo gushima Imana, no gushimira Imana ko yabanye natwe, yabanye namwe. Wishimire ko yabanye nawe mu buhungiro. Uvuga Imana, nongeye guhereza icyubahiro. Iyi ni Noheli wenda ya kangahe? Ya 28 cyangwa se ya 27 mpungutse. Mbese umuntu wese cyangwa uti ni ya 20. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Uwiteka ahabwa icyubahiro ko wagarutse amahoro, kandi izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Aha rero yari yarahungutse, yaragarutse, ari i Galilaya, ari kumwe n'abo yitaga ababyeyi be, birumvikana kuko yabaye umwana. Ku ruhande rwa Yosefu, ntabwo nyina ari kumubwira ngo buriya rero ngo umwana wanjye nguriya ngo ntabwo ari so. Nta mugore ujya uvuga ibyo bintu. Iyo umugore yatahanye umwana ahantu, uwo mwana akura azi ko umugabo uri muri urwo rugo ari se.
nubwo se aba abizi ko atari umwana we, rimwe na rimwe akaba yanamufata nabi cyangwa se yanamureba nabi, yanamubwira nabi. Ariko nta mugore ubwira umwana akiri muto ngo uriya ngo ntabwo ari so, reka reka, aba ari se nyine. Na Yesu rero nuko yakuze, yakuriye muri urwo rugo abona Yosefu nyine ari we se, n'ababikurikira kandi niko bibwiraga. Uko umwaka utashye ababyeyi be bajyaga i Yerusalemu rero mu minsi mikuru. Kubera iki? Ya gahunda yo kubaha Imana, bagiraga igihe cyo kujya mu minsi mikuru ya Pasika bakayimaramo iminsi 7. Ababyeyi be bahoraga bajya muri icyo giterane buri mwaka, kubera ya gahunda yo kubaha Imana no gushaka Imana no kunezeza Imana. Uzi ko twabonye ko ari Mariya ari na Yosefu bari abakiranutsi imbere y'Imana. Nuko rero igihe kimwe rero ngo ageze ku myaka 12, ngo bibwira ko yatahanye nabo, ngo kumbe yasigaye mu rusengero ari kuganira n'abatambyi, ari kubaza ibibazo, bari kumubaza, ari gusubiza, ari mu ishuri, arisigarira, ngo bagira ngo yatashye, ngo bagira ngo ari mu itsinda ry'abantu batahana, baritahira bagera mu rugo, baraheba baramubura. Baravuga ati ko twamanukanye na bakanaka bibunaka, reka tuzarebe ejo. Buracya barareba baramubura, batangira urugendo rwo kujya kumushaka, basubira i Yerusalemu, barinda bagera ku rusengero. Bataramubona, ku munsi wa 3 bamusanga ngo yicaranye n'abatambyi, ngo bamubuze. Basubira i Yerusalemu bamushaka, hashize iminsi 3, 46, bamubona mu rusengero yicaye hagati y'abigisha bateze amatwi kandi ababaza. Hagati y'abigisha abateze amatwi kandi ababaza. Yesu yabaye umuntu 100%. Araza akoresha imitekerezo by'abantu, abantu bakajya bagira ngo ni mugenzi wabo, bakagira bagira ngo ni mwene Yosefu, ariko mu by'ukuri siko byari bimeze, ahubwo yari umwana w'Imana wabaye umuntu. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwe n'ibyo basubiza. Urumva bwa bwenge burimo, bwa bwenge bw'ubumana burimo, bumwicayemo nubwo ari umwana mutoya. Nuko ngo bamubonye baratangara, niko kubaza rero cya kibazo ati njye na so twagushatse turakubura, ariko tuhagaritse n'umutima, watugenje ute? Ese ntimwari mubizi ko binkwiriye kuba mu nzu ya data? Hari indirimbo twajyaga turirimba kera ivuga ngo nzigumira ya Nyagasani mw'isi yose, nzigumira mu nzu ya Nyagasani iminsi yose. Twarataka bavuga ngo ntaravuka wari unzi, umenye unyimenyeshereza utuyira twawe, umenyesha inzira zawe, ngo nanjye nzigumira iwawe, kuko ineza n'urukundo byawe birankurikirana, ngo nzigumira mu nzu yawe. Ni Zaburi ya 23 nivuga ayo magambo, ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose, nzigumira mu nzu y'Uwiteka. Uyu rero nawe ari nawe kandi buriya iriya Zaburi yaganishagaho, gusa ngo ntimuzi ko binkwiriye kuba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imana yacu itugirire neza cyane, Imana yacu idufashe. Ngo ntabwo basobanukiwe ibyo avuze, ariko ngo Mariya ayo magambo yose we akajya yabika, akajya yongera ku yandi, akajya yongera ku by'abanyabwenge bavuze, akabyongera ku byo abashumba bavuze, akabyongera ku byo Elizabeth yavuze, akabyongera ku byo Simiyoni na Ana bavuze, akabyongera ku byo umugabo we yamubwiye ajya kumwemera, akabyongera ku byo marayika yamubwiye, ngo akajya abibika mu mutima. Imana itugirire neza cyane. Kagira ngo mbabwire ngo Yesu yakuriye mu rugo rwa Yosefu, ariko akura yubaha Imana, akunda kuba mu nzu y'Imana, agwiza ubwenge, ngo abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Aha ngaha ni ryo jambo ushaka gusorezaho, rivuga ngo gushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Niba hari ikintu kigoye muri iyi minsi abantu batanashaka kwitaho, ni ukwita ku gushimwa n'abantu, kubera ko bazi ko abantu ari indashima, kubera ko abantu bazi ko abantu ntacyo bashima. Abantu bahisemo kwigira inama yo kubaho badakeneye gushimwa n'abantu, ariko Yesu yakuze abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Ndagira ngo mbabwire ngo nubwo abantu muri iyi minsi babaye indashima, ariko ntabwo abantu babura kugushima bakubonamo ibintu byiza. Hari abantu babura icyo batuka inka bakavuga ngo dore icyo gice cyayo, ariko nyine baba bakibuze, nyine icyo bayituka nyine kiba cyabuze.
izina ry'Uwiteka nirishimwe. Icyo gutuka nyine inka kiba cyabuze. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo kubera ko abantu babaye babi ngo uzakora ibyo wishakiye ngo n'ubundi ngo abantu ngo ntawe bashima. Ntabwo ari byo. Yesu yakuze ashimwa n'Imana n'abantu. Izi mbuto zo gushimwa n'Imana n'abantu nizo ndashaka kugira ngo tugarukeho mu buzima bwa Yesu. Ko abagera ikirenge mu cya Yesu Kristo tumwigiraho byinshi. Tumwigiraho no gushimwa n'Imana ndetse no gushimwa n'abantu. Abakiri bato mwese, abanyumva mukiri bato mwari mukwiye kubyitaho kurushaho, gushimwa n'Imana n'abantu, gushimwa n'ababyeyi n'abantu. Ngo yahoraga abumvira, amanukana n'abajya i Yerusalemu ngo agahora abumvira. Agahora abumvira. Abahanga bahamya ko n'umwuga Yosefu yakoraga Yesu nawe yawukoze. Iriya myaka 30 yayigize n'uriya mwuga awukora, umwuga wo kubaza, uriya mwuga wo kwa Yosefu. Imana yacu tugire neza cyane. Nyemerera rero muri iki gihe turimo dushima Imana, muri iyi minsi yo gushima Imana, ugerageze uburyo wagira ibyo utunganya ushimwe n'abantu, kandi n'Imana nayo utunganye ibyayo bigushime. Aba babyeyi buri mwaka bajyanaga amaturo bakajya i Yerusalemu, bakajya gutamba ibitambo, bagakora imirimo yose ijyanye no kumvira Imana. Njye mpora mfite amatsiko nkibaza ngo mwene data, kuri umukristo, kwitwa izina rya gikristo, ko ufite itorero usengeramo rya gikristo, ese ujya wita ku gushimwa n'Imana n'abantu? Ese ujya wita kugira ibintu utunganya by'imihango bijyanye n'itorero usengeramo? Ese wita ku masengesho atanga mu itorero? Ese wita ku materaniro? Ese wita kuri misa? Ubyitaho? Ese wita ku masakaramento? Ese ubyitaho? Ubitekerezaho akanya nubwo kaba gatoya? Ndagira ngo nkubwire ngo bigize igice kinini cyane cyo kubaha Imana, gushimwa n'Imana n'abantu, kongeraho kugira ibyo utunganya by'imihango ijyanye no kubaha Imana, ibijyanye n'itorero ryawe bifite icyo bivuze ku buzima bwo kubaha Imana. Imana yacu tugire neza. Uko inyigisho mbi, inyigisho zizinura abantu urusengero, zisohora abantu mu nzu y'Imana, ziba nyinshi, zibasezeranya umudendezo kandi n'abari imbata z'ibiboze. Uko inyigisho zigenda ziyongera niko abantu bagenda bacika ku mico, bacika ku nama nziza, bacika ku migirire myiza, bacika ku mirimo myiza, bacika ku bikorwa byiza byo kubaha Imana. Kandi abakiranutsi ba mbere tureberaho byagiye bibaranga kuba imbere y'Imana, kuba mu rusengero, gufata urugendo ukajya ku rusengero, ndetse no gushimwa n'abantu, gushimwa n'Imana n'abantu. Ugasanga ubona bati Imana nizi umutima wanjye, Imana niyinzi, agakiza kaba mu mutima, Imana irabizi ko nakijijwe. Ugasanga umuntu ntiyitaye ku buryo abantu bagaya, ntiyitaye ku buryo abantu badashima. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo gushimwa n'abantu, gushimwa n'Imana ni kimwe mu bigize urugendo rw'umuntu urimo kugana mu ijuru. Imana yacu tugire neza cyane. Iteka ryose mba nibwira ko ndimo nganira n'abantu bari mu rugendo rujya mu ijuru, cyangwa se bifuza kujya mu ijuru, bakunda ijambo ry'Imana, bashaka Imana. Niko njya nibwira, kandi ntekereza ko niba koko ariko bimeze, ibi bintu ndabizi biragufasha, birakubaka, birakuvugurura, bikugira mushyashya, bikurinda kuba nyamwigendaho, bikurinda kwihagararaho, bikurinda kwiyibagiza ko ukwiye gushyiramo imbaraga ngo wubahe Imana. Ndabizi ko ibi bigufasha, bikubaka, ubyubakisha abandi, share comments n'ibindi, kugira ngo turusheho kugira ibihe byiza turi imbere y'Imana. Imana ikuhe umugisha, ugire umunsi mukuru mwiza, umunsi wo guhererekanya amakado, kandi turacyakomeje amasengesho yo gushima Imana. Reka dushimire Imana ko n'uyu munsi nawo tuwinjiyemo. Mana ahabwa icyubahiro. Wabanye natwe ku munsi wa Noheli, wabanye natwe no kuri uyu munsi mu materaniro benshi twiriwemo. Turagushimiye ku byo wakoze byose. Mu by'ukuri dushoje umwaka tugushimira. Hariho icyorezo, hariho uburwayi, hari ingorane, hari ibibazo, ariko birimo biraza bisanga ibindi bintu byinshi wadukoreye by'ibitangaza, birimo kuturinda, birimo kuduha umwuka duhumeka. Nyemerera uyu munsi ngushimire abantu bose twabanye, twagiranye ibihe byiza, twasenganye, abantu bose waduhaye. Turabagushimiye Mwami, turagushimiye bajya badufasha, bajya badushyigikira, abadukunda, abadusengera. Abo bose ni abantu b'agaciro kuri twe. Uwiteka Imana Nyiringabo, turabagushimiye. Turagushimiye abantu washyize mu buzima bwacu, harimo abafasha beza waduhaye, abana waduhaye. Abo bose turabagushimira, ni abantu b'umumaro kuri twe.
izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nuko rero nubaha umugisha kandi ukuboko kwawe kwiza kuryo kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Ejo wari umunsi wo gushimira Imana muri rusange ko yatunze ikabana natwe. Uyu munsi ni umunsi wo gushimira Imana abantu yashyize mu buzima bwacu. Turabashimira inshuti zacu mwese, turabashimira mwese abadukurikira, abadukunda, abadushyigikira, abadutera umwete, abadutera kuraje. Imana nyir'ijuru n'isi ibaha umugisha. Turabashimira mwese, namwe mushimire abantu Imana yashyize mu buzima bwacu. Turashimira abana Imana yaduhaye, ni abantu Imana y'agaciro cyane Imana yashyize mu buzima bwacu. Ababyeyi bacu, abafasha bacu, turabashimira mwese. Imana nyir'ijuru n'isi dukorera amanywa n'ijoro ibahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mukomeze kugira ibihe byiza. Mwari kumwe na Evangeliste Kabenga. Nimero ni yandi 0788455184. watubona kuri WhatsApp, watubona muri groupe de prière. Isaha yo gusenga. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.